arambwira ati nkubyaza inshuro ebyiri iwanyu batarampa ivangamutungo bugashaka imirima. Umwumbati ndawukura, maze kuwukura ndawutogosa ndawukaranga neza, igihe ngiye gufata umwanya wo kuwurya kandi ubwo nari maze nk'ibyumweru 2 mvuye kwa muganga mbyaye, ngiye kuwurya ubwo umugabo abaraje inkona bayirengeje urugo. Iyo nzu ni ukuvuga ngo twabagamo yarayisenye ngo arampima, ku buryo na testation twashingiriweho yarazitwitse ngo ninshaka no kumurega ngo ntazabona uko murega. Byose n'amafoto twifotozanyije yaragize nyine y'ubukwe byose yarabitwitse ngo ntazabona ngo akantu namuregesha. Ubwo noneho ugasanga amabukwe nawe arihorera ati kuko nabyibuka n'icyo gihe njya kuhava yaravuze ati wama ngo uzohohe uzagenda ubutagaruka. Ubu mfite akana hano k'agahungu niko kamfasha muri ubwo buzima, nk'ubu kari kagiye kwikorera amatafari nakangaka kicaye hano. Ni nawe ubu mukuru w'umuryango, ugasanga arakorera 200 nahari agasoko kandi aburayi tuguriramo imifungo y'ibijumba, akagenda akazana imifungo 2 y'ibijumba bakarya, bugacya agasubira muri ayo matafari akongera akazana ayandi. Nicyo kirakiyo nakibonye ndagikora, nonda ayo matafari cyangwa nkatunda ibishingwe by'abaturage cyangwa nkabumba. Twongere tubasuhuze bakunzi bacu, mwebwe mudahwema kudukurikira uko bucya bukira. Ngira ngo mudukurikira muri mu majyaruguru, burengerazuba, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagije yuko hari abadukurikira muri hanze y'u Rwanda. Nkibisanzwe iyi ni Umukunzi TV. Ngira ngo Umukunzi TV ni chaîne igenda bageza ibiganiro bigiye bitandukanye, tubagerera ahantu mwebwe mutabasha kwigerera, tukabazanira abantu bagiye batandukanye. Ubuvugizi nicyo dushyize imbere. Nkibisanzwe ngende Young 250 the great of course Kanyarwanda OG, kuri mikoro ngiye muri kubona, ariko nanone kuri kamera muri kuhabona ni umubyeyi, ni umumama. Ngira ngo uyu munsi niwe twasuye, afite ibibazo bigiye bitandukanye, ari nabyo tugiye kumufasha cyangwa se agiye kutuganiriza cyangwa se agiye kubabwira. Nk'ibisanzwe mwebwe icyo musabwe no kuduha amaso cyangwa se kuduhanga amaso, nawe akagerageza kubanyura muri makiya ibibazo bye agiye afite. Ngira ngo reka tumuhe umwanya aratangira twibwira. Muraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Nyirahirwa Leonia. Leonia, Nyirahirwa. Leonia uri muntu ki mu busanzwe? Jewe ndi umubyeyi ufite abana 5, nditegura kubyara wa 6, ariko ubwo nyine kumubyara ni mu bibazo. Nukuvuga ngo munkundiye wenda mwareka nkababwiraho uko bimeze, mbese nuwo twabyaranye uko ari we. Ngira ngo Leonia uragerageza no kongera ijwi, none uragize uti tugukundi natwe reka tuguhe umwanya. Leonia umwanya no wawe urudutangirira. Ngira ngo bibaye byiza wahera mu mizi. Ngewe mu gushaka kwanjye nashakanye n'umugabo, hari umusore nanjye ndi inkumi. Yewe dukoresha ubukwe twarashyingiranywe pe. Ariko ubwo maze kugera iwe ni ukuvuga ngo umugabo yashatse bya bindi byo kuvuga ngo arashaka amasambu, iby'amasambu ni ukuvuga ngo biza kubura, ntibyari kuboneka. Amasambu yashakaga na yahehe naturutse iwawe? Nyine ubwo ni kwa kundi bavuga ngo ivangamutungo, kandi ubwo ivangamutungo ntaryo mfite. Ubwo mu gusezerana twasezeranye avuga ngo arashaka nyine ntabwo twavuze iby'ivangamutungo, ariko noneho nyuma maze kugera mu rugo byanjye nawe turi 2 yavugaga ko ashaka ivangamutungo. Noneho ubwo aho mariye gutwarira inda y'umwana w'imfura mfite, ubwo umugabo arangije ati uzayibyara ari uko nabonye ivangamutungo, niba ritabonetse nzabona indongoranyo. Indongoranyo birangira iwacu bayimuhaye. Ubwo bamaze kuyimuha, noneho kubera hari nge ndumva ari nk'ubusambo, ubwo aza kuvuga yuko ashaka ngo n'imirima ari ryo vangamutungo. Noneho ubwo ngubwo iwacu ati ntago bishobora kuboneka,
ntabyo dufite. Ubwo umugabo birangira dushwanye, ufite umwana umwe, dushwana dufite umwana umwe. Noneho iwacu babonye ko ari ibintu biremereye, ati niba ubona yuko urugo utazarwubaka, ubwo umwana yaramaze kugira nk'imyaka 4, ati urugo ruvemo wa mbere, urugo ruvemo, numara kuruvamo uze wicare mu rugo, kubera yuko umugabo urabona yuko ashaka nyine ibivangamutungo, ibyo dusaba ntabyo ntabyo dufite. Ubwo nyine urugo nduvamo, nduvuyemo iwacu ati ntabwo twakurera dufite n'umwana we, kandi natwe nyine kubakwera yarabakwereye, ariko n'indongoranye byumve ko bayimuhaye, ariko noneho hagati y'ibyo bavugaga ko badashobora kumurerera, n'uwo bamushyingiye nta kamaro nyine yabamariye. Noneho ubwo ngubwo kubera ko nashakaga kubaka, nyuma naje gusubirayo, nsubiyeho umugabo asa nkaho aca bugufi, aciye bugufi ubwo arongera antera inda ya kabiri. Anteye inda ya kabiri umugabo arongera, mbese ubwo nabwo dusa nkaho duserera, arambwira ati nkubyaza inshuro 2 iwanyu batarampa ivangamutungo, bugashaka imirima. Ubwo noneho mbona ni ibintu bitazoroha, bigeze aho ngaho ngewe ndavuga nti wo kugira ngo ngende nicari iwacu, kandi naho mbona ari ibibazo gusa, ariko ubwo ibibazo si ukuvuga ngo wenda ngo bari bafite inzara cyangwa se n'iki, ni kwa kundi ubyara umwana akavamo umwana akahabyarira nawe. Ubwo umva ko twari tubaye abagore 3 mu rugo. Noneho ngenda ndavuga no kugira ngo mbungane abana 2 ngende nicari iwacu, nteze ibibazo iwacu, kandi bitwa ko bankingiye, gereka nshaka ahantu nakwibera, umugabo muharira ibye, wo kugira ngo tuzana byicaniremo. Ubwo nibo nashatse ahantu nibera, mbaho bita Ikirengeri mu by'Imana. Ubwo maze kuhaba umugabo nawe bimwanga mu nda, baririza ahantu ndi, umugabo arahansanga. Aho nguciye mu ryo uvuga, aho hari ku mwana wa 2? Hari ku mwana wa 2. Ubwo umugabo arahansanga, arongera ati noneho vuva mu icumbi, manuka uze mu rugo rwawe, ngiye kubera yuko kwihangana nyine ntabishoboye, nzajya nigendera ngo usige mu rugo. Nanjye ntimana ishimwe, ntiwe ndabona nanjye nkubaka nk'abandi, nkuko wenda hari abo twubakiye rimwe mbona bubatse, nanjye wenda nkagira ibyishimo mu rugo rwanjye. Ubwo umugabo akajya agenda akajya gukorera amafaranga i Kigali, umugabo akaza. Ubwo umwana wa 2 ndibuka ko yaje kugira imyaka igera nawe muri 2. Ubwo umugabo araza nanone abanteye iyindi nda ya 3. Ubwo amaze kuntera inda ya 3 nabwo noneho biranga neza, aravuga ati ngiye kubyara inshuro 3 iwanyu bataramana, none ivangamutungo ntabwo ibi bintu bizashoboka. Ubwo ngubwo noneho maboko ati rero kugira ngo muzagumye muserere, ni muse nkaho mugabana inzu, umwe abe mu nzu y'igikoni, undi nawe abe mu nzu nini. Noneho ubwo ngubwo mbese n'ubuyobozi buraza ati kubera ko uyu mugore ntago wamushatse rwihishwa, wamushatse tureba, noneho kugira ngo muzagumye mupfe ibintu by'ivangamutungo, ni mugabane, umwe abukwe n'undi abukwe, none iyo sambu wowe wanga ko akoreramo yawe, hanyuma najye yitunga mu bundi bushobozi bwe, wenda abavandimwe bamufashe cyangwa se abaturage bamufashe. Ubwo umugabo ati sinabyemera, ati yunzi wabo bataramfashije kuyubaka n'umunsi n'umwe. Ubwo iwacu ati garuka mu rugo, urugo ndagenda nicara iwacu muri ba bana 3. Noneho nkajya mbona baraserera n'abamurumuna wanjye, bigejeje aho ngaho ndavuga no kugira ngo baserere n'abamurumuna wanjye, nanjye reka ngende nicare mu nzu ya musaza wanjye wo kwa data wacu atabagamo, nawe yari yarimutsemo. Noneho ubwo inzu nayicayemo iwacu babona bifite isura mbi. Noneho wacu ati jyana abana kwa se, wowe ugaruke mu rugo nk'iwanyu, uze ubeho bisanzwe. Kandi nanone nkabona iwacu nanone ntago bazadutunga twese, umva twara abagore 3 mu rugo. Nanjye nkibaza ntese ko tuba abagore 3 mu rugo, na data wa 4 n'abana murumuna wanjye habyariye, nzaguma gutya? Niho yani have nongere nsubire mu rugo rwanjye. Nsubiyeyo. Ubwo umugabo nawe akongera ati ubungubu ndagiye, ntabwo nzagaruka rwose, ndagiye nguhaye amahoro, atari ko nguhaye gasopo yo kuzakorera mu karima kanjye kaba gato kaba kanini. Ubwo ahantu ndahava nyine, ubwo umugabo baragiye, njya ahantu mba ndahagumye.
ubwo noneho nyuma yaho nza kumva ngo yashatse umugore aho bita ku Ruyenzi rwa Kigali. Ubwo noneho nyuma yo gushaka uwo mugore nza kumva ngo yamubyajije umwana. Bigeze ndavuga nti se niba yarashatse umugore nanjye nkaba narasigaye hano umva nta n'ikibazo ntihave niturize nirerera abana. Ubwo noneho nyuma ubwo nanone umwana wa gatatu ndumva yari afite umwaka umwe n'amezi abiri. Umugabo baragarutse. Agarutse ntese ko numvise ko washatse umugore none ukaba ugarutse, ubwo umugore ntazabireba nabi ko nshimye ngewe nari narihanganye mba numva nta kibazo. Ubwo umugabo nyine araceceka ntiyagira ikintu ambwira. Ubwo urumva ko nari ngejeje mu bana batatu. Noneho kubera no kutimenya no kuvuga nti ngewe kuba umugabo agiye sinzongera nta wundi mugabo nzahura nawe bitewe n'ibibazo numva nifitiye, nzarera abana yansigiye. Ubwo no kuvuga ngo yarazaga kantera inda. Ubwo urumva ko ari ya kane. Ubwo muri iyo nda ya kane yamaze kuntera, ubwo ni ukuvuga ngo umugabo yahise agenda nsigara ngo ariko ntazi ngo ndatwite. Naje kubimenya hashize nk'icyumweru amaze kugenda. Umugabo aza kwihakana avuga ko umwana atamubyaye wa kane. None haravuga ngo nyine ngo nabo nuwo nashatse ahandi. Ubwo umwana avukana ikibazo cy'amara. Ubwo amaze kuvukana ikibazo cy'amara akajya amanuka akajya hasi mu bugabo bwe. Noneho ubwo ngubwo umugabo aza kuza atukamvira mu rugo sinatunga. Mbese ubwo umwana ari yaramuhaye izina rye ryo kuvuga ngo ni Kinyendaro. Sintinya kubivuga kuko ni ibintu byagaragariye abantu bose. Ubwo noneho umwana ubwo byabaye ngombwa yuko umugabo none atwirukana mu rugo burundu. Urugo nduvamo ndaza umwana wa kane. Mbi nahangaha mu by'Imana hatwicaye aha mu Nsanze. Umwana ndamubana, umugabo bageraho bamubaza ati se ubwo n'ubuyobozi ko uwo mwana n'ubundi ari wowe mwamubyaranye nta wundi mugabo mwamubyaranye, niye mpamvu mutafatikanya ngo muvuze umwana? Ariko nanone usibye ko hari ikindi kintu nyine ubwo nkiba mu rugo rwe, murumuna we yararebye ati se Leoni akagira ibibazo w'umugabo wanjye na mukeba wanjye baba i Kigali, ko nzi ko ari bugira ikibazo kandi umugabo akaba atajya atanga mituweli. Umugabo akaba avuga ngo ayo yagatanze mituweli ngo yaguramo ngo byeri ngo akararama akaganira n'Imana. Yego noneho ubu ngubu twamuha ubuhe bufasha? Ubwo nibwo murumuna we yahise afata, mbese yahise ambwira ati ngewe ngiye kugushyira ku mugereka, dore n'ubundi araza uko aje akagutera inda, hanyuma wowe nzajye mbona uko ntanga mituweli y'umuryango wanjye. Ubwo uzazamo nk'umuryango wanjye nyine nk'umwana mu rugo. Hanyuma nuzajya unarwara ujye ubasha kugira ute ukubona uko wivuza, hanyuma ushakire ba bana imibereho, kuko nta bundi bufasha nge nabona nagukorera. Nta kibazo. Ubwo noneho ni ukuvuga ngo uwo mwana wavukanye ikibazo cy'amara, ubwo inahangaha mu by'Imana bahise bareba yuko nyine harimo ikibazo. Ubwo ubuyobozi bw'inama mu by'Imana bugufiya nyine mu mudugudu babigeza ku kagari, ko hari umwana ugiye kudupfana kandi se akaba yaramwanze avuga ko uwo mwana atari uwe, yaramuhaye irindi zina mwita Kinyendaro. Mwadukoreye ubuvugizi hanyuma mwadushakiye uburyo ki umwana yavuzwa. Ubwo ni ukuvuga ngo bahise banshakira ukuntu umwana yavuzwa. Umwana bantangira mituweli, maze kuntangira mituweli umwana nibwo nabonye kumujyana kumuvuza muri ya korona ubwa mbere ikitangira. Ubwo umwana namujyanye i Kabgayi bakajya bambwira ati ntibishoboka, nyine ibyuma bikora mu iseta ntago bikora neza, kandi noneho no mu iseta ntago hubatse, iseta rirasa nk'iryashenyutse barimo bararyubaka neza. None genda wicare tuzagutumaho. Noneho bugacya ariko umwana arushaho kugira ate kubyimba cyane kandi abasha noneho no kwiga kuvuga ngo ibisimba biramurya. Nibwo nahise mboneza igitwe, nkajya ngenda saa 10 z'ijoro
nkagenda umwana nagerayo ati musubize, ati ntibizagutangaza agize n'imyaka 7 atarabagwa. Ubwo nyuma yaho mbonye ko umwana abaye nkaho agagara, noneho nibwo nahise nongera njya ku kagari mbwira gitifu, ntese gitifu kureba umwana noneho bigera akanagagara mbigenze gute? Gitifu ati subira igitwe ugende urebe yuko hari ikintu kindi bakumarira, ati ubwo ngubwo uzaza dufata izindi ngamba. Ubwo nukuvuga ngo nasubiye igitwe banjyana aho biti Butare. Ibutare ngezeyo barangije ati rero dore ni muri corona kandi uno mwana ntago twamuha ambirase, duha ambirase ni umuntu ufite indwara nyine yiharitse, ati yihariye wowe nukuzajya witegera, kandi nkabona ubwo bushobozi sinabo. Babonaga we iyo ndwara itihariye, yari yihariye, ariko noneho umuganga nahasanze niwe wambwiye ayo magambo ambwira ati ntibizanagutangaze tutamubaze, wowe cyura umwana, ati tuzashyira tugutumeho. Mbona nukuntinza kandi mbona umwana ameze nabi. Ubwo nibwo nagarutse ndicara. Ubwo ngiye kumva numva umudamu araje ati yewe, ati ibitaro by'Ikabwayi bisigaye bikora, ati jyana umwana bamuvure. Umwana naramujyanye, ngize amahirwe bamuha randevu yo kuzamubagaho. Ya randevu igeze nibwo nasubiyeyo, umwana baramubaga. Bamaze kumubaga mbona umwana arakiza, ariko ubwo muri uko kumubaga ntago umugabo yari ahari. Yari yarigendeye nyine yibereye kuri uwo mugore ku Ruyenzi. Uko kumwanga byateye nicyo kibazo yavukanye, cyangwa ni kwa kundi yagendaga none akagenda akavuga ati nge n'ubundi urugo sindubamo, kandi n'ubundi nta nubwo mfatanyije ivangamutungo nawe. Ibyo ngibyo ndumva bitananyanditseho, uwo mwana sinzi aho yamuvanye, dore niwe wuriya wikoreye amaboko. Noneho ubwo ngubwo nyine bamaze kumubaga, ubwo umugabo yari amaze imyaka 2 mu gasozi atazi n'iby'uwo mwana. Ubwo noneho nanjye nibwo aho nari nibereye mu icumbi, kwa ko urugo rwe yari yararunyirukanyemo uwo mwana yari yarise iryo zina ry'ikinyendaro. Ubwo noneho nibwo naje mfata icumbi naha mu Byimana. Ubwo igihe kiza kugera aza kumva yuko ngo nafashe icumbi mu Byimana, akajya abwira abantu ngo n'ubundi uriya mugore ni igikenya, ni indaya, nta kintu amariye. Kandi umva no mu bushobozi bwanjye ibyo by'uburasi nanabyigeze, ku buryo naho natuye naje ngacumbika, nabo ari bo baje kuvuga ati yiba hari, ati nuko ari bidashoboka, ati hanyuma dushakishe buryo ki uriya mugore twamushakira nawe uburyo yabaho, bitewe n'ukuntu tubona umugabo yamuserereje. Ubwo nibera aho ngaho niturije. Ubwo igihe kiza kugera ayumva wa mwana yarakize, ati se umwana yakira gute kandi tuzi yuko nzi ko ari ngewe uhagarariye urugo. Ubwo nibwo umugabo yagize gutya aza gukurura, yumva ko bampaye icyiciro kugira ngo umwana abashe kuvurwa. Ndetse yabona icyiciro gute? Yabona icyiciro gute kandi noneho ari ngewe mukuru w'urugo, kandi noneho nkaba nubwo ari umukuru w'urugo nta mituweli atanga, ntazo yujuje. None no kuvuga ngo kwitwa ngo ni umukuru w'urugo nta haho nabonaga. Uwo mwana yari yaramuhaye izina ry'ikinyendaro. Ko uwo mwana wa kane yaramuhaye izina ry'ikinyendaro, aba 3 ba mbere yari yarabashije kubita amazina. Ubwo uwo wavutse w'imfura nawe yigeze kumuha umuhungu ngo waho bita kwa Sembwa, kubera ko bari inshuti z'iwacu, kandi uwo muhungu ntiyanahabaga, yigagaho bita ku Kibuye. Noneho ubwo ngubwo bakaza kwakunda abantu bagiye inshuti mu ngo, bakaza batura nk'iwacu, iwacu nabo bakazajya kubasura. Noneho abana babo natwe turamenyana. Noneho aho nkingiriwe babana bakajya baza mu rugo nkuko n'ubundi bazaga iwacu. Noneho akajya yumva yuko ngo uwo mwana w'imfura ngo atamubyaye, ngo nawe suwe yaje kumwemera, ari uko umwana avutse babona ahubwo yaje asa na sekuru, na se ubyara papa w'uwo mwana, kuko niyo shusho ye. Noneho umwana amare gukura nabwo ubona ni se gusa, n'imikorere ubona ni se. Nibwo yaje kumwemera. Noneho ubwo twe twigereye kuri abo bana, uwo mwana wa 4 ari wo nguwo wabazwe.
aribwo nabaye inahangaha mu by'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mwana yamaze kumwanga neza burundu, ubwo urumva ko nakubwiye ko ubuyobozi aribwo bwaje kumfasha kugira ngo umwana avurwe. None ubwo amariye kuvurwa, umugabo yaragiye, yaramaze imyaka igera muri 2, ubundi nagenekereje n'ibi yararengaga. Yumvise ko umwana yavuwe, nibwo umugabo yashakishije buryo ki amenya ahantu ncumbitse. Ubwo yarahashakishije, amaze kuhashakisha, amaze kuhamenya, ubwo noneho aza kuganira n'iwababaza ati uwo mwana yaba yaravuwe gute, kandi nzi ko ari njyewe uhagarariye urugo, kandi iyo mituweli ari njye yakagombye kuba yanditseho, bimeze gute? Ati ubwo ngubwo ubuyobozi bw'aho ngaho acumbitse mu by'Imana, ati ubwo ngubwo uwo muntu kuri umudugudu wabo niwe wamugize umugore, byerekane ko ari nawe babyaranye n'uwo mwana. Ubwo biza kugera ku mukuru w'umudugudu, ntabwo ari uyu musaza wayoboraga, hayoboraga undi ukiri mutoya w'umusore bitaga Manuel, kuko ari we wamfashije kugira ngo uwo mwana avurwe. Noneho ubwo ngubwo nabo bumvise ko ibyo bintu ari kubivuga, ati mwihorere, ati kizima nuko umwana yakize nta kibazo. Ubwo umugabo nibwo acengeye gake akajya azi n'ahangaha akanekesha ahantu undi. Burya umuntu mwabyaranye sinzi kugira ngo mwijishure, ni nko ubwo ngubwo amaze kumva ahantu undi n'abana bose uko ari 4 turi kumwe, nubanga ibyo yabivuga ataramenya ahantu herereye. Nejo bundi rega nta n'igihe giciyemo, kuko iyi nda 5 ntwite yaje, ndumva ni mu kwezi kwa 11, mu kwa 11 mu matariki abanza, nibwo nagiye kubona mbona umugabo araje muri iyo myaka yose. Ubwo amaze kuza hari ndyamye, abana bacanye, nuko ngiye kumva numva umuntu arakomanze. Amaze gukomanga, ubwo mbwira abana ntimukingure, dore burije, ntimanze mubaze uwo muntu wari. Ati ni njyewe. Ubwo nibwo yakinguye. Sinari kuvuga nti genda, sinari kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Yarinjiye nk'uwinjira mu bana be no ku mugore yashatse. Baramuzi se abana? Abana baramuzi, yewe n'ubifoto irahari. Ubwo umugabo nibwo yinjiye, amaze kwinjira, no kuba narahuye n'imihangayiko nyine, nibaza buri kamwe kose, hari ibyo mbona, hari nako ntabona. Urebye ukabona abaturage nibo bangendagendaho nyine bamfasha. Ubwo umugabo nibwo yaje, ciduka niyo nda 5 nayitwaye. Yinjiranye iki? Navuga ngo ubundi mu muco nyarwanda bivuze ko uyu mugabo yagiye guhaha, hari haho atahana, hari ikintu yazanye. Umva, dore abana ngaba, nawe wababaza mbere yo kuvuga ngo yazanye iki. Ikintu nabonye yazanye, nagiye kubona mbona azanye ipaki y'umugati, singiye kukubeshya rwose. Ubwo ndangije ngiye kubona mbona umugati awuhereje umwana, wa mwana yangaga, harawumuha. Noneho nanjye burya ku muntu wahangayitse, wahuye n'inzara n'ibibazo byose, navuze ni wenda buri afite icyo azanye mu mufuka. Ubwo nta kawunga tuzaniye, kandi azi yuko ahantu ndi no mukwe ntageramo, yari yarambwiye ati nugeramo kwanjye nzaguca amaguru. Ubwo nukuvuga navuze nti buri mu mufuka afite icyo azanye. Umugabo yaraje araryama, buracya mu gitondo. Ubwo amaze mu gitondo cya kare, ni hano mu Ruhango. Ubwo agiye iwabo, dutegereza umuntu ko ari bugaruke, ntiyagarutse. None se yaraje kugira ati ni wenda ntiburiya, kubera ko inahangaha aziranye n'abantu, ni wenda bura ntazabura icyo aduha kuri telefone. Umugabo yagiye gutyo, nibwo abaturage baje kwibaza ati ariko se uriya ni umugabo niki? Umuntu utibaza ngo afite abana hanaha, umuntu utibaza ngo wenda afite umugore gutya na gutya, buriya se bigenze gute? Burya rero umugabo yaje, burya abantu bose si kuba bari mu nzu,
haba hari abari ku gasozi, umwe avuga ati dore umugabo wa runaka araje, ubwo wamubonye yaramubonye umunsi umwe bukeye mu gitondo nibwo yavuze ati ese wa mugabo ko tutongeye kumubona bite nanjye ntubwo nyine ntinamubonye gutyo, ubwo umugabo aragiye ntiyongera kugaruka. None ikibazo naje guhura nacyo, ubwo nahise nsigarana n'iki na rwaserera y'inda, ubwo iyo nda niyo y'iyi ngiyi itaravuka. Noneho ubwo nyuma nibwo naje kumuhamagara ndamubwira nti narahamagaye, ariko kumuhamagara ndamuhamagaye kuri telefone ya murumuna we kuko ni wari ubinyoheje, ti muhamagare umubwire ko uwo munsi ahavuye aguteye inda. Ubwo naramuhamagaye ndangije ndamubwira nti yewe ntuzi ko wa munsi wavuye hano mfite inda, ati n'ubundi ubwaho wazikuraga n'ubundi ubwo niho wazikuye uzahamagara uwayiguteye hanyuma aba ari we ugufasha. Ubwo nsubira inyuma mbwira murumuna we ibyo ambwiye, murumuna ati n'ubundi wamenyereye kugogorana nazo emera nta kundi byagenda, ati umwana uzavamo ubwo niwe uzagukiza. Ubwo nibwo nahise nceceka ndabyihorera. Uyu mukuru w'umudugudu uvuye ahangaha w'umusaza nibwo namwegereye ndabimutekerereza, hanjye ati ese ubundi ibyo utabonye ni ibiki, aturinze kwicara ahangaha mu icumbi udafite aho wari warasezeraniye. None se nguciye mu ryo uvuga ukomeje ko wari warasi cyangwa aho washakiye, ubundi iyo nzu mwabagamo uyu munsi yarayisenye yarayigurishije, uyu munsi habamo iki? Iyo nzu ni ukuvuga ngo twabagamo yarayisenye ngo arampima, ku buryo na tesitasiyo twashyingiriweho yarazitwitse ngo ninshaka no kumurega ngo ntazabona uko murega. Byose n'amafoto twifotozanyije yaragize nyine y'ubukwe byose yarabitwitse ngo ntazabona ngo akantu namuregesha. Ubwo ibyo ngibyo biracwedeka birarangira nyine. Ubutaka yagurishije mwari mutuyemo cyangwa se bwari burimo iyo nzu nabwo yaragurishije? Ubutaka twari dutuyemo ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu mu minsi yashize nagiye ngendagenda, mpageze umuntu ati ntunkandagirire mu murima, ati kuko uwo murima ati narawuguze. Nese wawuguze mu buhe buryo? Burya umuntu ukurusha amafaranga cyaka kurusha kuba yarize abakurusha byose. Ubwo noneho ndangije nti wawuguze ute ko ntabizi, nayo mafaranga ko ntayazi, n'uwo mwaguze nawe ko ntazi n'iherero rye ntazi ahantu aherereye bimeze gute. Ati nge fatikiye yuko nakoze ibyo nkora naguze, wowe utagomba kuza kunkandagira, utagomba kunkandagirira mu butaka. Ati n'ikimenyimenyi n'isinya yawe iriho. Ngo bagusinye so wigeze ujya gusinya? Ntabwo nasinye, simbizi. Ubwo noneho nyuma yaho nibwo nanone nasubiyeyo mbaza umukuru w'umudugudu. Umukuru w'umudugudu ati wowe rero genda, ati ibyo uzabikurikirane waramaze kubona imbaraga. Ubu ni ukuvuga ngo ahantu habayeho hatantunze, sinavanamo udushyimbo, sinavanamo umwumbati, ni ukuhabona gutya gusa nk'utahazi, nk'umuntu ngo utarigeze uvaga ivangamutungo nawe. Kuko ibintu bimeze. None se uyu munsi umugabo hamaze kugutera inda arigende, uyu munsi ubayeho ute? Ubu uyu munsi ukuntu mbayeho singiye kujyaho ngo mbeshye kuko n'abantu bose barabibona. Hari ukuntu ngira gutya nkabona umuturage araje atakira ngo icyo nkurushije, niba ari ibishyimbo akampa muri 20, niba ari imyumbati akampa muri 20, ihinga ryaba ririho nanjye mfite nk'akabaraga ngafata nk'isuka nkagenda ngahingira umuturage nkamukuraho icyo ndarira cyangwa se niririrwa. Ubwo ariko nabwo bikangora akagira nibwo birakabibura neza pe burundu. Noneho nkibaza nti ubu ngubu biragenda gute, nkagira nk'umuntu nkamuganiriza akambwira atakira ngo icyo nkurushije. None ikibazo nanone mfite ubwo iyo nda namaze kuyibona ndibaza ese mwakabyaramwe nsakura hehe umwenda wo gufatamo uwo mwana, nsakura hehe agatenge ko gufatamo uwo mwana. Undi mutima nkavuga ariko Imana niyo nkuru niyo izabimpa, nta kundi mbona nabigenze. Ugereranyije musigaje igihe kingana cyo kugira ngo mwibaruke? Ni ukuvuga ngo ubu ndumva mu kwezi kwa 7 mo hagati wenda mu matariki 15 gutyo ndumva aribwo nteganya kuzaba mbyaye. Ngira ngo
uvuze yuko ukora ibiraka harabura ukwezi kumwe mbaze neza ndumva habura ukwezi kumwe uyu munsi uracyabona imbaraga zo kugenda umva wagira ngo mfite itako hano wagira ngo bashinzemo n'urubiko singiye kujya ngo nkwirarireho kugenda birananira no gusenga ubu sinkijya gusenga nirwa nicaye ahangaha nkabona umunsi unyiriyeho ubwo wa wundi uzi ukomeze niwe uvuga ati wa mudamu ucumbitse hariya haruguru reka njye kumureba bakaza tukaganira ngaho nguko kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru uragira uti nirwa nicaye hano mubaho mute kurya saa sita ku mugoroba bigenda bite kurya saa sita rero nakubwiye yuko burya utuye ahantu abantu baba bakuzi njya kubona nkabona nk'umuntu witanze nk'ubara abantu twakundaga gusengana nkajya kubona nkabona nzaniye nk'imyumbati nkayitogosa abana bakarya cyangwa se icyandushije yaba ari utwo dushyimbo nkabona aratuzanye ngayo nguko nuko twibereyeho muri ubwo buzima ngira ngo wavuze yuko washakanye n'umugabo cyangwa se wabitubwiye mu muco nyarwanda cyangwa se iyo washatse ahantu bufite iyo batapfuye baba bahari mabukwe na sobukwe abo bantu urabafite baracyagukurikirana cyangwa batereye iyo nk'umuhungu wabo ubundi urebye muri makeya umuryango nashatsemo ni abantu bakunda iminywere ni n'abantu bakunda ibintu by'irushwana uwo muryango nashatsemo ni ukuvuga ngo bafite imiryango nyine urugo rumwe iyo rwatuye umukobwa wabo nabo n'undi navuga ati reka nanjye nkuru wanjye n'akatazansuzugura nabo bakumva ko ibyo bakoreye abo bana babo nanjye iwacu babinkorera kandi iwacu nta bushobozi dufite by'iminywere ya buri kanya by'imirire ya buri kanya ubwo ni ukuvuga ngo mabukwe na data bukwe baje kumubwira ngo twebwe ko dukorera abakobwa bacu twashyingije ibi ni impamvu wowe kwa sobukwe batabigukorera ni iyihe kimwe mu byo uzira nacyo kirimo noneho umuhungu wabo nawe akumva ko ibyo bamubwira ari ukuri noneho iwabo bakishyira hamwe ugasanga bari mu gatsiko ubyumve ngo no kugira ngo wenda njishure nse nkaho mva mu byabo nabonaga bose babifitemo ishyaka nabaramukazi banjye usibye muramukazi wanjye umwe nawe washatse nawe akaruha ni wowe ubu utabirimo ariko nyine akabibona n'amaso ariko ntihagire ikintu yabikoraho noneho bakumva yuko uwo muhungu wabo nawe yagira ate niba bahaye ako karima umukobwa wabo iwacu nabo bakama kandi iwacu nta bushobozi bafite bwo kuma ako karima n'abaho bari ntihabahagije noneho ugasanga ni rya shyaka ryo kuvuga ngo ibyo dukorera abana bacu nawe iwabo nibabimukorere ugasanga rero nabwo harimo amakimbirane ugasanga amaboko arajya hariya akabaye akananjoga data bukwe yaranitaye ariko nubwo yitahiye yagiye nta kintu angize yagiye ari umuntu muzima ubwo noneho ugasanga amabukwe nawe arihorera ati kuko nabyibuka n'icyo gihe njya kuhava yaravuze ati uwama ngo uzohohe uzagenda ubutagaruka ariko ubwo ngubwo nahise mvuga nti nyine buriya niko bigenze iyo uri umukene uba ukennye iyo uri n'umukire uba ukize ngiye kugenda mbeho mu buzima imana izama ngayo nguko ariko ntagize ntatereranya abana banjye icyo nzarya nabo bazarya icyo nimbwirirwa bazaba babibona n'indya nabwo bazaba babibona ntabwo sinshobora gutererana abana banjye kuko ntarababyaye mbabyara mu buzima bubi nserera nkubitwa buri munsi ntukwa buri munsi ntarya kuko hari n'umwana nigeze kubyara icyo gihe ndavuga nubwo umugabo adahari ngende njye mukwe ndanduremo umwumbati mutogose icyo gihe amamesa aragikora umwumbati ndawukura maze kuwukura ndawutogosa ndawukaranga neza igihe ngiye gufata umwanya wo kuwurya kandi ubwo nari maze nk'ibyumweru 2 mvuye kwa muganga mbyaye ngiye kuwurya ubwo umugabo abaraje inkono bayirengeje urugo nabwo nkajya ntungwa n'abantu duturanye ubwo mbonye ubuzima bumeze gutyo ndavuga nti nko kugira ngo umujinya uzanyice mbe nakora amabi cyangwa nawe nzamugwe mu maboko ikizima nuko nashakisha buryo kigomba kwibeshaho
ndacyari mutoya. Kwa sobukwe barakwanze, nako watubwiye ko sobukwe yamaze gutabaruka, kwa mabukwe barakwanze. Abana se byibuze bajya kwa nyirakuru? Dore ngaba nabo bazi kwivugira. Ndababwira nti mwagiye gusura mukecuru, nti wenda ko yanyanze atarambyaye, wenda mwebwe akabazi ko mwaturutse ku muhungu we ntari cyo yabagira. Abana ati reka da, ntitwaba tubona uko yakugize ngo natwe tuzajye. Kereka umwana umwe w'imfura ariwe nakubwiye usa na sekuru. Uwo mwana niwe ngira gutya nkabona aratarabutse aragiye. Noneho bakajya bamubwira ati nyoko ni ikigoryi, ntajya asaba isambu iwabo, n'inka kugira ngo tuyibone y'indongoranyo isiko yari yaramukoyeho. Ati ni ukuvuga ngo byabaye ingorabahizi. Ati ubwo mbese bakamubwira iwacu ukuntu ngo ari habi, ngo ari abakene, ngo batazagira icyo bazamumarira. Bakajya bamubwira ukuntu nanjye ngo aho ndi ntacyo nzamumarira. Noneho nanjye umwana ubwo aho azi akabimbwira, Imana izagukorera nturakimenya. Umunsi wakuze nibwo uzamenya icyo gukora icyo ari cyo, cyangwa se nibwo uzamenya wenda ububi bw'iwacu cyangwa se bwanjye. Ni hanyuma hagati y'ibyo ngibyo, hanyuma Imana ikazaba ariyo ikugenera ukubaho kwawe. Umwana aragenda akajya kwa nyirakuru, akumva ibyo bamubwira. Ubwo igihe cyazagera yankumbura, nkabona umwana arongeye aragaruka. Ngayo nguko. Abana bawe uko ari 4, umukuru afite imyaka ingahe? Ubwo umukuru ubwo mbafite nyine ari 5. Niyo ngo utwite inda ya 6? Ya 6. Umukuru afite imyaka 16. Ni 16. Muri ubu buzima subahe butari bwiza habe namba, nyuma yuko inzu yagakwitwa yawe isenwe n'umugabo wawe, ukaba uri hano mu nzu y'icumbi, byibuze abana kwiga byo bariga cyangwa bamwe banaretse ishuri? Kubwo gufashwa n'Imana rero, uwo mwana niwe wabuze amahirwe yo kuguma mu ishuri. Iyo mfura kubera ko bagumije kujya bayishuka bayibwira yuko ntari mwiza ngo ndi mubi. Ubwo umwana Isa akajya amuburagiza ati va imbere ya nyoko ni indaya, va imbere ya nyoko ni ikigoryi. Ubwo umwana akajya agenda akamara icyumweru ku gasozi, ishuri ataryiga. Umwana akajya agaruka ntiwasubiye mu ishuri. Umwana akagenda akiga iminsi 2 bugacya akongera akagenda. Umwana birangira ishuri arivuyemo burundu. Noneho abo nsigaranye ni ukuvuga ngo bo baragenda bakajya ku ishuri. Usibye ko hari umubyeyi nanone ubona ko nta bushobozi nari mfite, ari we nyina wabo uriya mugabo mwavuganaga. Rabuze ati we kugira ngo abana bajya ku ishuri bahondobere batariye, zana umwana umwe mu gufasha. Ubwo ni ukuvuga ngo aramumfashije abasha no kwiga atahayo. Noneho ubwo ngubwo undi w'umukobwa nsigaranye nanone niwe ubasha kugenda akajya ku ishuri hariya hakurya ureba mu by'Imana. Ubwo akagenda akiga. Undi nanone w'imyaka 6 ni ukuvuga ngo nawe ariga aho bita mu irerero. Ubu nawe aritegura kuzajya kwiga hari. Ariko byumve ngo nubwo bagenda bakajya kwiga ibyo bansabye siko mbibona byose. Nakwese ukuvuga ngo byose hari n'igihe bibura neza burundu. Ubwo noneho ngaceceka. N'uwo mu irerero hari n'igihe rwose mwarimu we duherutse gushwana ambwira ati ntago utanga amafaranga, impamvu ntatanga suko mba nayabonye. Mba nayabuze. Hari n'igihe bajya no mu buriri bakiryamira batanariye. Ese ngize amahirwe nkayabona nkayatanga umwana akiga, ntari uko bisa. Ubwo ugasanga nyine twibereho gutyo umunsi ugacya undi ukaza bukira bugacya, nta kundi nyine nuko nguko. Ngira ngo umaze kudusangiza ku mateka yawe cyangwa se ubuzima bwawe butari bwiza, tugera ku musozo ni iki watanga nk'ibyifuzo byawe? Jewe ibyifuzo ntanga kandi numva Imana ingiriye neza ikantabara kandi ikantabarira mu bayo. Nk'ubu dore ndatwite, ndibaza nti hirya y'ejo nzabyara.
nzasiga abana sinzi uko bizagenda, usibye wenda nk'uwavuga ati reka dushyire abana basigaye ikiro cy'ibishyimbo bagiteke bakirye, si buri munsi. Kandi wa mugani nkibaza nti se nta mwenda mfite umwana azambara yavutse, nta gatambaro mfite umwana azambara yavutse, nkongera nkibaza nti ubu koko abo bana bwo nimbasiga bazamera gute? Avuga nari nk'ukuntu rwose Imana imfashije wenda ikankuraho igisuzuguriro, ikampa icyo kuba navuga ngo ndabona utwenda nzambika umwana cyangwa se n'agatambaro nzamufatamo, cyangwa se wenda nkabona n'icyo umwana azarya uwo munsi nagiye, rwose nabwo nabishimira Imana. Ubwo rero no kuba ndi no muri ino nzu nayo itari iyanjye kandi ndeba naho navuye nabwo ari ikibazo, navuga nti abantu benshi burya bakunda kwicanira mu bintu nk'ibyo by'imitungo, kandi nkumva muri make ngomba gushaka nkaho nakwiha amahoro, n'uwo mbese nitwa ko nashakanye nawe tutabana nawe nkamuha amahoro. Nkavuga nti ngize nk'amahirwe Imana yampa ahantu nicara hanjye, nkavuga nti uwo twashakanye muha amahoro nanjye niha ayandi, nkumva nibyo byambera byiza. Ngira ngo watuganiriye ku bintu byinshi. Uyu munsi ninde uri kugufasha muri ubu buzima, muri iki gihe witegura kwibaruka, ninde uri kugufasha kubaho mu mibereho? Uri kumwe n'abana batoya, nawe ubwawe nta mbaraga ufite, muri ino minsi biri kugenda bite, imibereho ni gute? Ubu mfite akana hano k'agahungu niko kamfasha muri ubwo buzima, nk'ubu kari kagiye kwikorera amatafari, n'aka ngaka kicaye hano. Nuvuga ngo niwe mfura yawe? Niwe mfura yanjye. Nuvuga ngo nyuma yuko abaye imfura ni nawe uri guhindukira akaba umukuru w'umuryango? Ni nawe uba umukuru w'umuryango, ugasanga arakorera 200, nahari agasoko kandi aburayi tuguriramo imifungo y'ibijumba, akagenda akazana imifungo 2 y'ibijumba bakarya, bugacya agasubira muri ayo matafari akongera akazana ayandi. Ni watubwiye ufite imyaka 14? Afite 16, ni 16, ariko kubera imirire mikeya nyine no gusigingira urabona ko iyo myaka yaba atayifite, kubera kubaho nabi. Reka nawe duse n'abaganira nabo. Bita byawe? Ni byiza. Amakuru? Ni meza. Witwa nde? Bizimana Yves. Yves ufite imyaka ingahe? 16. Nase Yves, mama watubwiye yuko ni wowe utunze urugo, umuryango. Ese ujya kwiga ukaza ukajya guhiga, bigenda bite? Nicyo kiraka iyo nakibonye ndagikora. Nese ntabwo wiga? Oya. Bigenda bite kugira ngo ariho ube umukuru w'umuryango, ariho uhahira umuryango? Ukora ibiki bituma ubona uburyo bwo kuba wahahira umuryango? Nonda ayo matafari cyangwa nkatunda ibishingwe by'abaturage cyangwa nkabumba. Uzi kubumba? Wese ku munsi ubumba nk'amatafari angahe? 50 cyangwa 60. Itafari rimwe baba baguhereye angahe? Hari igihe bamera 20 cyangwa 10 cyangwa 15. Ubwo se iyi tafari rimwe niba ari 10 cyangwa 20, uvuze ngo amatafari 50 bakwishyura angahe ku munsi? 1000. Iyo ubonye 1000 ubigenza gute, ubibara gute kugira ngo uze uhahire mama n'aba barumuna bawe babone icyo kurya umunsi wira? Ndayazana nyine tugaha. Ni nawe ujya guhaha? None se iyo wowe ukuruye amakuru, papa wawe ujya wumva ko ari hehe se, mujya muvugana? Turavugana, reka tubyirayo ko abi Kigali. Nta bundi bufasha ajya abagenera? Ngira ngo abadukurikiye mwumvise ibyifuzo by'umubyeyi akagira ati Imana ikorera mu bantu. Ngira ngo nta bandi bantu igomba gukoreramo, ni ngewe ni mwebwe. Mukomeza mudukurikira, niba hari gishoboka mwagira icyo mukora. Reka tugushimire nanone. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe kuri mikoro na Ndi Young 250 the great of course, iyi no Mukunzi TV. Tugenda tubagira ahantu hatandukanye, niyo mpamvu uyu munsi twasuye uyu mubyeyi
aho waba uri hose udukurikirana, komeza ubane natwe, Nyagasani akomeze kubareba icyoroshye no kubuzuriza ibyifuzo byanyu, amahoro nakomeze kubana namwe.